iki kugira ngo nibuze irivuga butumwa rishobore kuba turikora ariko dutinya ibyaha. Irivuga butumwa ngira ngo neshi ibyaha ni ibintu bitatu usabwa. Icambere biragusaba gusenga. Icya kabiri biragusaba kwirinda. Burya ari igihe umuntu asenga ariko ntagire gute ntiyirinde. Kwirinda ni iki? Ni ukudaha umwanya ahantu ikintu ubona cyagusha mu cyaha ntugihe umwanya. Icyo bita kwirinda. Uzi ukuntu birivuga mu migani 22:30 haravuga ngo umunyamakenga yabonye ikibikije aragira gute? Arakikinga. Ariko umuswa arakomeza akababazwa nabyo akabijyamo. Bivuze iki? Yutirinze ukora icyaha. Ubwo gahunda ni ukwirinda icyaha, ariko nabonye ufite n'umurongo witwa sinizabadi. Watekereje utura murongo Felecien? Sinizabadi bwa ni ijambo ryagutse. Ni ijambo rivuga ngo icyaha ni kibi. Ubu udafite amakuru ku kintu. Urumva? Udafite amakuru ku kintu ntabwo kimenya. Ijambo sinizabadi ni ukuvuga ngo icyaha ni kibi. Uzasoma Bibiliya urebe mu bintu bitatu byavanye Yesu mu ijuru. Ikintu cya mbere cyamuvanyeyo ni ukugira ngo akize umuntu icyaha. Uzi ko Yesu yagiye ku musaraba kuri impamvu z'ibyaha by'abantu. Ufite amakuru? Yavuye mu ijuru aza muri iyi si, asiga ubwiza, asiga icyubahiro, aza mu isi, ajya ku gisuzuguriro, avukira horoheje. Urumva? Yisanisha n'abantu agera ku rwego avukira mu mutima mu muvure. Mwama cyavukiye mu muvure. Umutiba waba ari nuza ari ikima cyangwa mwaba inzuki. Yavukiye mu muvure. Byo nabyumvise. Ku rwego mu buryo ngesigaje mu minsi sigaje kubaho ku isi. Ndi gusaba Imana ngo ishoboze. Izanshoboze. Umvishe ja? Izanshoboze. Mu gihe gifite guhumeka. Zabwira abantu kwica hari iki? Ari iki? Twebwe twabonye the dangers. Kaga twabonye ububi bw'ibyaha. Uzi ko Yesu amaze kujya ku musaraba yishyizeho ibyaha by'abari mu isi bose. Babyumvise? Amaze kubyishiraho. Imana uzi ko Imana yamuteye umugongo. Uzi impamvu Imana yamuteye umugongo? Yari amaze kubona yimaze kwishyiraho ibyaha. Imana igira gutya. Imutera iki? Umugongo. Aravuga ati mwami niki kigize gute? Kikundekesheje. Uzi impamvu Imana yamuteye umugongo? Yari amaze kubona yamaze kuba ibyaha. Yo ufite ibyaha mu mutima wawe. Imana igutera umugongo. Yego. Yesu yabyishyizeho hataba icyaha nawe. Abyumvise? Abantu benshi bari gusenga ariko bagasenga bafite iki? Bafite ibyaha. Ndagutangaza ko Imana yamaze kubatera iki? Uwo mugongo. Twebwe tugifite uburyo bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Tugifite uburyo bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Dukwiriye kubwira abantu bakareka iki? Icyaha. Kuko icyaha ni ubwo bugome. Uzasoma urwandiko rwa Yohana iki cyaho cya mbere. Urwandiko rwa mbere 3 here ku murongo wa migeze ku murongo w'9. Ariko uzasoma umurongo wa 4 kugeza ku murongo w'9 umva ukuntu uvuga. Uravanga umuntu wese ukoze icyaha abagize gute? Abagome. Kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko abagome ari abari yapfira mu gishanga, abirirwa bapfiriya, ariko mu buzima bw'umuntu umuntu wese ubitse icyaha muri we Imana imubona nk'umugo. Felecien, hari ibyaha byadutse kandi binakomeye biri gukorerwa n'umurimo w'Imana. Hari ikintu ejo bundi leta yavuze kijyanye n'ubusambanyi, abakobwa bambara ubusa. Ibi bintu byo turabihuza gute ko na bene data bene wacu nabo ubona basa nkaho bageze mu gihe cyo kwambara ubusa kandi ari abakirisitu? Hari ijambo CPO Kabera yavuze aravuga ngo ibi bintu ntabwo ari byo.
nimba na leta ibabajwe cyane n'ubusambanyi buriho, twebwe nk'abakirisitu turakora iki muri iki? ibyaha by'ubusambanyi byamaze kuba indengakamere tewo, ku rwego na leta ubwayo bisigaye ifite ikibazo. Dukora iki noneho? abantu bari gusambana ku rwego rukomeye. nta kindi kintu twakora ni kimwe, icya mbere ni ukwegera Imana tukagira gute, tugasenga. kabiri, dushobozwa na Kristo uduha iki, uduha imbaraga. iyo wagereye umuntu usa nawe, bunu uvana ukuvuga ngo urabona urutare ukuntu rugize gute, rukomeye, kugira ngo rukomere, ariko wavuze ngo amen. kugira ngo urutare rukomere rumaze igihe kinini hano. ni ukuvuga ngo umaze igihe kinini wegereye Jacques, wamenye imico ya Jacques, ushobora no kubona imbaraga za Jacques. iyo wegereye Imana vuga ngo amen, wakira imbaraga z'ubumana, ukabasha gutsinda icyaha cyitwa ubusambanyi. for example, dufite abagiye babinesha. nguhe urugero, reka nguhe Yosefu. muri Bibiliya ntabwo harimo umugabo witwa Yosefu yageze ku rwego yifuzwa na nyirabusha. ayo makuru yibutse, aramubwira ati ndashaka ko tugira gute, turyama, ifeza zirahari, nta muntu hano ugira gute undeba. Yosefu aramubwira ati biragatsindwa, muvuge ngo amen. yambwira ngo biragatsindwa, shaka ntunyenderereza aha hantu. Mavuta biragatsindwa, vuga Imana nta kibazo, vuga Imana tubwira abantu. yaramubwira ati biragatsindwa ko nakora icyaha gisa gityo, ngacomora ko Uwiteka. umugore aramubwira ati ariko shaho, ko nta muntu uri aha, ko njye nawe uhari, ko ntawe uri bikwirukane, ko ndi umugore wa bose. bijya amubwira amagambo menshi. Yosefu aramubwira ati njyewe sinshobora gukora icyaha, kandi muri uru rugo ibyo bamaye byose wowe ntabwo ugize gute urimo. hari ibintu bitari ibyacu, abimshete wowe hatari ibyacu rwose, wanyumvise. hari ibintu bitari ibyacu. gusambana si ibyacu abarokore, kwiba si ibyacu abarokore, ubujura si ibyacu abarokore, kwesukara si ibyacu abarokore. umuntu wese wasikora agasambana agateka imitwe, uwo muntu si umuntu w'Imana. ise ni Satani. uko arya hano wande wa Satani. Yohana urwandiko rwa mbere 3:8. umuntu wese ukora ibyaha ni uwande, ni wa Satani. urumva ari ubujiji urimo se? ikintu ukumbaza gifite urujijo aho ngaho ni iki? birasobanutse. wa muntu we ni ukwegera Imana buriya. ari iminsi igeze, wenda ndimo ndabona ufata n'amashusho, tubwira abantu, tubabwire bave mu byaha. ndagira inama abantu bose, abanzi n'abatanzi, begera Imana. ni ukuri bashaka tubwira abantu ububi bw'ibyaha, tubabwire buryo ki Satani yahagurutse buriya umuntu ataramenya igihe agezemo. nasomye ejo bundi Felecien ijambo rikomeye muri Yobu igice cya 24, ijambo rivuga ngo ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose, ni iki gituma abayizi batamenya iminsi yayo? tumeze nk'abantu batazi ibyo turimo. Tewo ntabwo usoma ibyanditswe. ndabisoma. tugeze mu byanditswe birasohoye. usoma urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, yaramubwiye ngo Timoteyo umenye ko mu bihe bizaza hazaza ibintu bigize birushya. abantu bazabikunda ari ndashima, birarira, bakunda imiya, badakunda n'ababo, bashaka ibanezeza, badashaka gukunda iki Imana. ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko ibirimo yabo igira gute, ibihakana. ishusho yo kwera. uzi ko Pawulo yavuze ngo Timoteyo we, we nubibona nubona imeze gutya, wowe ujye ubitera iki, batera umugongo. yego tutavuga ngo amen. aha niho tukwiriye gutera bari abantu umugongo. nta handi rero ni uguhungira kuwiteka, kuko Dawidi yaravuze ngo guhungira kuwiteka. haleluya. vuga ngo amina. bigira umumaro. yego. utaguhungira ku bantu bagize gute, kubakomeye. ndagira nkubwira ngo ubusambanyi buriho bumaze kurenga indengakamere. udahungiye ku Mana wasambana, wamera nk'abandi.
ariko ntituze kuvuga ubusambanyi gusa, harimo n'ibindi byaha cyane, ubugambanyi, ubwicanyi, amoko, ibintu bitandukanye. Harimo n'ibyaha bigiye birimo ikintu cyitwa ubwesikoro cyane. Njya mbibona iki gihe umuntu akaguhamagara akakubwira ngo ndahanga, ugahita akubwira ngo ntabwo ngo mpari kandi ahari. Ibintu byo kubeshya, buriya nta cyaha gito imbere y'Imana. Abantu bari gukora ibyaha rwihishwa kandi bitandukanye. Dukora iki? Umugani wanjye mu kanya nakubajije, ariko hari icyo wambwiye ko ari ukugomba kwegera Imana. Ibi byo turabifata gute ko abantu bari gukina n'ibyaha? Bari gukina n'ibyaha wagira ngo ni umupira barimo. Tewe rero nkubwire sha, ibintu byose uri kumbaza umeze nko kubaza ngo mwari, umeze nko kubaza padiri ngo uri umunyagatolika, cyangwa se nko kubaza mwarimu ngo wowe uri teacher. Dukora iki? Dusenge. Kandi nitubona n'uburyo tugera no ku bantu tubabwira ijambo ry'Imana. Ibyaha byo ni byinshi, hari n'ibyo utavuze bigize gute biriho. Ariko njyewe nk'umuyobozi wa groupe Senizibad mfite ishurirwa rikomeye. Umwuka yambwiye ibintu bitanu. Icya mbere, abantu impamvu bakina n'ibyaha ntabwo bazi ububi bwabyo. Abyumvise? Kandi icya kabiri, baracyaboshwe n'imbaraga zandi za Satani. Buriya Satani akuboshe ntabwo wamenya kugize gute kuboshe. Ikintu gikomeye ubundi nuko nantongoye kwanza. Ikintu gikomeye dukwiriye gukora ni ukubanza tukabwira abantu, tukabamenyesha ko icyaha kigira iki, kirica n'ikibi, kigira icyo bita ingaruka, kigira icyo bita ingaruka. Hari abantu bahita kwanga nababwira rero, buriya utabizi icwa no kutagira gute, no kutabimenya. Uza lekosa lano senga mavuta navuze ngo amen. Uzasome icyaha cyabaye kuri Dawidi, urebe ingaruka zagize gute zabaye. Uzasome ingaruka zabaye kuri Samusoni, yakoze icyaha cyo kugira gute, cyo kuryama ku bibero rya Delila. Uzasome ibyabaye, byaragiye bamukuyemo iki, amaso, bamugira umusyi. Uzasoma ingaruka zabaye kwitwa Akani, yakoze ku byashinganywe, aranabeshya. Uzasoma ibintu byamubayeho, bamuteye amabuye we n'umuryango we, n'amagingo rero biranditse. Nimba ngira ngo ndakubeshya. Uzasoma ibyabaye kuri Eli umutambyi. Imana yaravuganye nawe iramubwira ngo Eli, wowe uzagenda imbere yanjye iteka, kandi abawe bose bazaba abatambyi. Ariko bamaze gusambana, Imana itayihindura, yavuga ati wowe Eli, ndakurahiye. Nayo navuze ko nzagenda, abawe bazagenda imbere yanjye iteka. Ariko none navuze ngo ntibikagire gute, ntibikabeho. Wowe nyubaha niwe nzagera gute, niwe nzobaha. Wowe nsuzugura azagera gute, azasuzugurwa. Nta soni. Impamvu abantu bakina n'ibyaha ntabwo bazi ingaruka zabyo. Eta kofayisi imbaraga. Kandi ikintu gikomeye, ukiri mu isi ubona ingaruka z'ibyaha, wamara no gupfa ukazagira gute, ukazazibona. Uko umuryango w'ijuru ntabwo uzahagera ufite imbaraga z'ibyaha, ntibishoboka. Cyangwa nabyumva. Ikintu twakora ni kimwe, ndimo ndabona Imana yarakoze ikintu gikomeye, izana icyo bita ikoranabuhanga, ku buryo ibintu bisigaye byoroshye, kugeza ubutumwa bwiza ku bantu hirya no hino. Ikintu twakora, ikintu cya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni ukubwira abantu yuko icyaha kigira iki, ingaruka. Kuko yo wasenze umvishe tewo, ndakumva. Iyo wasenze isengesho ragenda rikagera aho utagera gute, utagera. Uko lekosaye imbaraga, ushobora kuba uri hano ugasenga isengesho rikagera muri Amerika aho utagize gute, aho utari, rikagenda rigakomanga ku mutima w'umuntu, akareka iki, icyaha. Umunsi twaganiriye twitonze, nzakubwira ingaruka eshanu nabonye z'ibyaha. Iyo tuvuga turabizi. Anyumvise? Jacques mubwire mukuru, mubwire shaho Jacques muhungu wanjye, ndetse n'abandi bazanyumva. Buriya kugira ngo hari wavuze wagira ngo hari waciye umugani, aravuga wagira ngo be ntuzi, ngo be intare, ngo umunsi umwe
sinzi kuraciye umugani intare ipfuye umunsi umwe kugira ngo intare ipfuye umunsi umwe ngo waba urushishe igihe kingahe ngo igihe kirekire ariko ukaba uri urushishi ariko isazi cyangwa isazi hano wavuze ngo intare nzima ipfuye irutwa n'isazi nzima intare ipfuye kugira ngo uzapfe urumva wishwe n'ibyaha uzemera upfe baguhamba ariko upfa udakoze ibyaha cyo ni ukuri icyo nacyo mbese ikintu gikomeye ngiye no gusorezaho muvuge ngo amen muvuge ngo amen wenda nzagira umugisha ngira n'abandi banyumva bari hafi cyangwa bari kure ikintu nababwira ni kimwe ibyaha byose bigira iki bigira ingaruka kandi kunesha ibyaha nta bundi buhanga burimo ni ukwegera iki muri ibyo yavuze ngo ujye tumbira Yesu wenyine niwe gisu nutumbira Yesu uzasa nkawe iyo wegereye Imana ugafata umwanya ugasenga Imana ngo ushoboza kunesha ibyaha urabishobora ukabinesha iyo utasenze ngo wegere Imana ibyaha birakunesha ni ukuri babyumva Theo sin is bad jya uriya murongo washyizeho n'abantu batwumva badukurikiye ahangaha uri kurivugira kuri Bigerezo TV ariko uriya murongo washyizeho cyangwa iriya cano ntabwo nahita cano nanone ni groupe yitwa sin is bad ndayikunda nyikundisha n'abantu benshi iyo ngiye kujyaho nkunda kurarika abantu Felecien nyemerera ngushimire iyo aba abantu bari bumvise ububi bw'icyaha bigatuma bahindukira inshuti mudukurikiye kandi mudukunda nimumenye ko icyaha ari kibi icyaha ntabwo ari cyiza cyaha kirica nabonye abantu benshi bagiye bapfa kubera ibyaha barakoze umurimo w'Imana buriya rero kangwire Theo ahangaha twaje gusenga nta nubwo nzi ko turi bukore iki kiganiro umwuka wera cyiza tugikoze bitunguranye ariko umunsi wose twateguye twitonze nzakubwira ibintu 30 nigishijwe twafunguye umurongo sin is bad uvuze ngo icyaha ni kibi dufite amakuru ikintu cya mbere ni iki ni amakuru iyo utari wiga ntabwo wigisha ko ni ukuri ushobora kuba tica utigishije utaragiye utarize oya ntibishoboka twebwe rero twize ububi bw'icyaha dufite amakuru hari igihe abantu benshi twabwira ngo icyaha ni kibi ntibabyumve bakumva ni ibintu byoroshye gutyo gusa ngira ngo nabikubwiye ngo tutangira ngewe namaze iminsi 765 mbabajwe n'icyaha ntagize gute utakoze ndabyibutse siko mbyibutse we nabyibutse ndabyibutse uhorwa gatsi iminsi 765 ningahe iminsi 730 ningahe ni 5 ndikuze icyaha ntagize gute utakoze mama uwagikoze sinzi igihe yagikoreye sinzi amasagura sinzi n'amaferise sinzi n'umunsi yagize gute yagikoreye ariko kuko cyakozwe gikora backup kiragaruka kirasigira gute kigeraho bibare bikorwa ingaruka bihuye na jara ryaje mu ruvango basokuruza kingiraho iki ingaruka kingiraho ingaruka buriya ukoze icyaha ujye umenya ngo wowe ubwawe muri musheteho icyama Imana nk'abantu nka 700 cyangwa nka miliyoni bakumva nk'ikino kiganiro iyo ukoze icyaha wowe ubwawe urumva ugira ngo birangiriye aho ngaho ntabwo biba birangiye urabizi nija iyo ukoze icyaha wowe ubwawe wabigiriye nabi ukagirira nabi abandi bantu ndetse n'umuryango wawe n'abagukomokaho ubagiriye nabi reka ngonge ubugira nabi wowe ubwawe ukagira nabi umuryango ukagira nabi igihugu ukagira nabi n'itorero usengeramo ubukoze icyo bita mistake amakosa akomeye cyane for example urugero uzasoma igitabo cya Daniel ibice 6:20 babyumvishe yego uzasanga abantu bakoze icyaha cyo kugambanira nde Daniel witwa nde Daniel utasubiza Daniel witwa Daniel baramugambaniye bamushyira mu rwobo rw'intare
Imana ya Daniel iramurinda imuvana mu rwobo rw'iki rw'intare ari muzima. Nusoma uzasanga Bibiliya ivuga ngo umwami azinduka kare mu gitondo uhereye ku murongo wa 20 ngo ageze ku rwobo rw'intare watera hejuru avuga ati Daniel we Daniel mugaragu w'Imana isumba byose mbese Imana ukora iteka abasha gukiza intare. Akarandyo hete uvuga ngo amen. Nanjye akarandyo. Vuga ngo amen ariko sha. Amen. Imana yawe usenga yego yabasha gukiza intare. Daniel aravuga ati nukuri Imana ngesenga yohereje marayika. Ifite Imana. Haleluya. Mana ishimwe ndafashijwe. N'abandi babyumve dufite mashobora bingahe byose kandi ne sokeri ya toneri ya silver ndafashijwe. Imana yanjye nkora iteka anyijije iki intare iminwa y'intare icyambere nagaragaye imbere yayo ntafite iki icyo kintu ndafite iki icyaha ndafite iki kutavuga ntafite icyaha ndafite iki icyaha ndafite icyaha nicyo cyane yabanje ku present. Urumva yaravuze ko agaragaye imbere yayo afite vewiti. Oya yaravuze ko agaragaye imbere y'Imana afite vewiti. Oya cyangwa tuyeta afite taje. Agaragaye imbere y'Imana agaragaza ko afite amashuri. Oya Tewo urahari? Ndahari mushu. Cyangwa uraryamye? Ndahari. Yagaragaye imbere y'Imana avuga ko afite visa. Oya yamujyana Canada. Oya kolase kodi. Yagaragaye imbere y'Imana avuga ko afite iki? Adafite icyaha. Kabiri abwira umwami ati nawe urabizi ko nagaragaye imbere yawe ntacyo tugira gute ntacyo dupfa. Nawe urabizi ko ntacyo nagucumuyeho mwami nyagasani. Ntacyo nagucumuyeho. Haleluya. Kubw'izo mpamvu rero Imana yanjye yohereje marayika wayo abo mu minwa y'intare. Umuntu wese udafite icyaha Imana imwoherereza ntacyo zantwaye. Naka dusoreza ahangaha udafite icyaha wese Imana imuhe marayika wo kumutabara. Ambwira ibintu byabaye. Vuga ngo amen. Amen. Ndafashijwe. Ibintu bibiri. Ngo umwami yaravuze ngo nimugende muzanire babagabo baresende Daniel. Ikindi kandi mubazane n'abana babo n'abagore babo mubazanane bose. Umva ikintu gikomeye. Ingaruka z'icyaha. Urumva icyaha gifite ingaruka cyane ntabwo zikizifite. Gifite ingaruka. Cyane kutasubiza. Gifite ingaruka cyane ntabwo kizifite. Bagende bazanane babagore babo ndetse n'abana babo babashira mu rwobo rw'iki intare. Zarabariye zarabakocaguye. Urambwireke bari abana bari bahari saka gukora icyaha. Bari abagore bari bahari saka gukora icyaha. Iyo ukoze icyaha witeye mwako kandi ubona n'ingaruka zacyo. Imana igumugisha nawe kandi n'abadukurikiye bose bumve ko ingaruka z'icyaha zibaho kandi icyaha atari cyiza. Sin is bad. Nyemerera sin is bad. Always I'm ready. You have to always say, I'm ready to make scripture. I will tell person that sin is bad. Of course, sin is bad. Okay, thank you. Reka tugushimire kandi Imana igumugisha n'abantu bose bari badukurikiye. Tuzongera ubutaha. Felecien ndagukunze. Imana igumugisha abakurikiye Bigerezo TV n'akunda sin is bad mwese mugira amahoro. Imana igumugisha. Amen.